Kuba umukire ni uruhererekane rw'ibintu bitandukanye. Mu ndimi z'amahanga nibyo twita process. Rero ukeneye kugira ubumenyi butandukanye niba nawe wifuza kuba waba umukire. Kandi ibyo ndi kuvuga hari benshi babigendeyeho, bityo birabafasha mu nzira yabo y'ubukire cyangwa se mu iterambere kuko babigize umurongo ngenderwaho. Rero hari abantu benshi bari muri business ariko badafite ubumenyi bw'ibanze bukenewe kugira ngo bibe byabafasha bityo bahinduke abakire. Mbere y'uko utekereza kuba umukire ugomba kuba ufite icyo ukora, business. Mu gihe uzaba ufite business ukora maze ukubahiriza ibi ngibi ngiye kukubwira, nta kabuza uzahinduka umukire. Amafaranga ntabwo ava mu ijuru, ibyo ngibyo twese turabizi, nta nubwo ari ukwirirwa ubyibazaho cyane. Ugomba kuba ufite icyo ukora mbere na mbere kugira ngo utangire gutekereza yuko waba umukire, yuko hari intambwe watera ukagira urwego uvaho ukagera ku rundi. Ugomba kuba ufite icyo ukora, akazi. Hari benshi rero bajya bibaza bati ni gute se umuntu yakira, ni gute yaba umukire, ni gute wakorera amafaranga ugakira, ukubaka inzu y'inzozi zawe, ukagura imodoka, ugatunga bizinesi izagutunga ndetse n'umuryango wawe, ndetse ukaba waba n'ikirangirire mu bakire nk'uko tugiye tuzi abakire bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Ndagusuje cyane nanone wowe ukurikiye Kigali Top, ushimira yuko wongeye kubana natwe. Wowe utari wakanda kuri subscribe, ndagusabye ngo ukande kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bikurikira, ndetse nawe uri hirya no hino wayikoze turagushimiye. Aho waba uriho hose, yaba mu Rwanda, muri East Africa, aho ariho hose, hakurya y'amazi magari, ku isi yose aho waba uriho hose, Kigali Top ushobora kudukurikira. Turakwingingira gukora subscribe kugira ngo nyine nawe ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Genderaho Willis. Hano rero hari ibintu abantu bajya bibaza bati ni gute waba umukire. Hano hari ingingo zigera kuri 7 wakurikiza ukaba umukire nk'uko tugiye kubirebera hamwe muri rusange. Ingingo ya mbere, kubahiriza igihe, time management. Mu by'ukuri ntabwo wamanaginga igihe, ariko wowe ubwawe wakwimanaginga bitewe n'icyo wowe ushaka. Ushobora kwimanaginga. Ibi ngibi rero bigaragazwa n'ibyo ukora ndetse n'igihe uba ufite. Niba ufashe igihe cyawe ukagiharira akazi kawe, ni ukuri nta kabuza, nta kizakwigera kikubuza gutera imbere. Niba utekereza ko nta gihe ufite, ikibazo wakwibaza ni icyo ukora no muri cya gihe gitoya ufite. Ingingo ya kabiri, ubumenyi bwo gufunga. Ahangaha ni ubumenyi bwerekeranye n'uburyo ufatamo abakiriya bawe. Niba ufite business, niba witeguye gukora business ushaka ko abantu baza guhahira iwawe, noneho ukeneye kumenya buryo ki wakira abakiriya ndetse n'uko ubaha serivisi neza. Ibi ngibi ntushobora kubikora, nta kabuza uzakira. Ingingo ya gatatu, kuvugira mu ruhame. Ushobora kwibaza uti se kuvugira mu ruhame byatuma mba umukire gute? Kuvugira mu ruhame biguha itandukaniro kuko bigufasha kuvugana n'abantu bawe, harimo n'abakiriya bawe, kuko bigufasha no kuvuga igitekerezo cyawe mu buryo bwiza. Ibi ngibi birareba wifuza kuba umukire wese, agomba kuba azi kuvugana n'abantu bagiye batandukanye muri rusange. Ingingo ya kane, kwandika neza. Benshi baribaza uti se kwandika neza byagufasha gute kuba umukire? Niba utabasha kuvuga neza, basi wanakwandika neza. Ugomba kumenya kuvugana n'abakiriya mu buryo bw'imyandikire.
bandikire niba hari icyahindutse mu bikorwa byawe cyangwa se muri bizinesi zawe, cyangwa se niba hari n'igabanyirizwa rihari cyangwa se izindi gahunda zitandukanye mwagiye mushyiraho cyangwa se mwagiye muhindura muri bizinesi yanyu. Andika ukore n'amakopi kuko bizatuma abantu bumva yuko bahahira iwawe kandi byizewe. Ingingo ya 5, imiyoborere. Urakibaza buryo ki imiyoborere yatuma uhinduka umukire? Imiyoborere ntago ari ugutegeka, ntago ari ugutegeka abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni uburyo bwo gutekereza cyane icyo wakora kugira ngo ushobore gukominikana n'abantu bawe, cyane cyane abakiriya ndetse n'abagukorera. Ahangaha Mark Zuckerberg nyiri Facebook we yavuze yuko utatera imbere mu gihe utumvikana n'abakozi bawe bagukorera, kuko ngo nabo uba ugomba kubaha ukabaha agaciro, bityo bakora bumva yuko bikorera bigatuma bakora neza. Ibi ngibi ni ibyavuzwe n'umukire w'umuherwe muramuzi Mark Zuckerberg ni nyiri Facebook. Ikindi, nk'umuyobozi ubaye utagira udushya ntabwo uri mu nzira yo gutera imbere rwose, ushatse wanabyibagirwa. Ingingo ya 6, imitekerereze. Imitekerereze rero niho ruzingiye. Ubu ngubu nibwo buryo umanaginga imitekerereze yawe ku bintu byose urimo gukora. Niba ufite imitekerereze ikennye, ugomba kubanza kujya ku murongo, bityo ugatekereza neza mbere y'uko ukora ubukire. Ingingo ya 7, imikoreshereze y'amafaranga. Hari abantu baba bafite amafaranga ariko batazi icyo bakora, batazi ngo aya mafaranga ndayamaze iki. Bityo rero abangaba bituma ushobora no kuyakoresha mu buryo butari bwo, amafaranga akaba yagushiraho, bityo ugasanga urakennye kandi wari ufite n'igishoro muri rusange. Imitekerereze rero cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga. Ikindi kandi ugomba gusobanukirwa ururimi rw'amafaranga, nuko amafaranga akoreshwa cyangwa se akora, ndetse ibi ngibi ukabyubahiriza kugira ngo bigufashe mu nzira yawe yo gupanga ibikorwa byawe mu buryo ki usoramo cyangwa se winjizamo amafaranga. Niba waranakize ariko nta bumenyi bwo kumanaginga amafaranga yawe, ntabwo ibi ngibi bizaramba. Byaruta ukaba wari ufite make ariko ufite ubumenyi bwo kuyakoresha, ko uzunguka menshi bitewe n'imikoreshereze myiza yawe ufite mu mikorere yawe cyangwa se muri bizinesi zawe. Izi ni zimwe mu ngingo twareberaga hamwe ushobora kwifashisha ukagenderaho mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ushobora kuzifashisha niba wifuza ko umukire cyangwa se uri mu nzira y'ubukire, zikagufasha mu buryo bugiye butandukanye. Nk'uko twagiye tubibona, nuramuka uzikurikije uzaba umukire nta kabuza. Nubwo bitoroshye ariko nyine ibintu byinshi cyane tuba tugomba no kugerageza mu buzima, kuko niko bimera, umuntu ahora agerageza. Iyi ngiyi yari Kigali Talk. Kora subscribe, share, comment na like kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye biri imbere. Ahangaha ni mu kanya. Nari Hero Willis. Ciao, bye.